Yes, reka nongere basuhuze mwebwe mudahwema umunsi ku munsi kutweka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu ndetse shimira mwebwe mwamaze gukanda subscribe ndetse nshishikariza n'abatarayikanda uyu munsi kuba umunsi wo gukanda subscribe ukagumana natwe Kigali CNN tugakomeza tukugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amakuru agiye atandukanye abari kuvugwa hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. None ahangaha tugiye kwibanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku matora ari kujya mbere nyine muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bigaragara ubu ko Donald Trump yamaze kwegukana umwanya wo kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero hano ngiye kubabwira byinshi mutamenye ku gikorwa ubwo yakoze rwose, igikorwa cyafashwe rwose nk'ubunyamwuga bukeya cyangwa se nko kubogama gukomeye cyane ubundi bidakwiye ikigo kinini cyane nka Google, aho iki kigo cy'ikoranabuhanga nyine nacyo cyamaze nyine kwemera nyine iby'abagishinzaga nyine kudatanga amahirwe angana kuri Kamalaharris ndetse na Donald Trump. Bari rero bahanganye mu matora nyine y'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nyine iyi Google nyine iri gushinzwa kubogamira cyane ku mugore wari uhagarariye ishyaka ry'abademokrate. Uyu nyine nta wundi ni Kamalaharris. Byinshi byavuzwe rero muri Amerika, ibintu bikomeje gucika nyine bavuga ati Google twizeraga ni gute mushobora kuba mwadutenguha ku rwego rugeze ahangaha, aho mubogamira ku muntu umwe kandi mwakabaye transparency mukajyamo hagati mugatanga amahirwe angana kuri buri mukandida. Ibi rero byakomeje guteza impagarara ndetse n'imvururu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa Google byaje kurangira yemeye ko yateshutse ikaragaragariza nyine abanyamerika aho bashobora gutorera nyine Kamalaharris n'abademokrate muri rusange, ariko nyine ntibikore no kuri Donald Trump mu ishyaka ry'abarepublicans. Nuvuga ngo hano uko byagenze Google nyine yabashaga gufasha nyine cyangwa se kwerekana abashaka gutora Kamalaharris cyangwa se abademokrate, ikabereka rwose aho bashobora kuba batorera ku buryo bworoshye cyane, ariko ibi ngibi bakabikora kuri Kamalaharris byagera ku ruhande cyangwa se byagera kuri Donald Trump ubwo ntibikore. Ni ibintu abantu benshi bakomeje kuvuga ko ririya nyine ari weakness cyangwa se ari shame kuri ku kigo nyine nka Google, ikigo cyizewe ku isi hose nyine ko ari ikigo gifite ubunyamwuga bitewe na serivisi gitanga, ari serivisi nyine ikonsumingwa n'abantu bose ku isi, reka mbivuge gutyo. Ibyavuye rero mu matora bigaragaza nyine ko uyu Donald Trump yamaze kwegukana umwanya wo kongera kuyobora Amerika, akaba nyine perezida ubu ngubu wa 47 w'iki gihugu. Abakoresha rero imbuga nkoranyambaga bagaragaje ko iyo umuntu nyine yandikaga amagambo nka nihe natorera Harris muri Google, bemererwaga nyine gushyiramo amakuru yabo, ubundi abo bantu nyine bakerekwa hafi yaho baherereye nyine bashobora gutorera nyine bagatora uyu Harris. Icyakora iyo nyine bashyiragamo nyine muri Google nyine amagambo ngo nihe natorera Trump, nta makuru yaho gutorera uyu musaza Google yatangaga, ahubwo umuntu yahundagazwaho gaho nyine amakuru ajyanye n'amatora muri rusange, ntibamwereke ngo Trump namutorera hehe, aho ibi bintu rwose bigayitse kuri Google. Reka mbivuge gutyo, ntabwo ari njye uri kubinenga gusa kuko ibi bintu byanenzwe n'abantu benshi, harimo ndetse na nyiri X, aho uyu nyiri X anashyigikiye Donald Trump. Uyu nta wundi bamwita Elon Musk, ndetse Donald Trump amaze kugaragara nkawe yatsinze, uyu Elon Musk niwe wa mbere wahise atangaza nyine cyangwa se congratulation Donald Trump, amubwira nyine ati congratulation kuba wamaze gutsinda ukaba ugiye gusubira muri White House. Mbibutse ko uyu nyine Trump nyine yongeye kujya muri White House inshuro ya kabiri, dore ko ubwo yayoboraga nyine yaje kuyikurwamo nyine na Joe Biden, hanyuma ubu ngubu akaba yongeye n'ubundi gusimbura Joe Biden ubwo yarahanganye na Kamalaharris. Icyakora
Google yemeye amakosa ndetse igaragaza ko habayeho ibibazo bya tekinike byo kwitiranya ahantu ndetse n'abantu. Yavuze ko ikoranabuhanga nyine gitiranyije amagambo na cyane ko hari agace kitwa Harris ko muri leta zunze ubumwe nyine mu gace ka Texas cyangwa se muri leta ya Texas, ndetse ibi bikaba byatumye ngo habaho kwitiranya ibintu. Niko byagenze kubashakaga nyine gutora nyine Donald Trump, ndetse kandi nanone ni nako byagenze kubashakaga gutora vice president nyine witwa nyine DG Vance, nabwo kuko hari agace kitwa Vance. Icyakora Google ikagaragaza ko icyo kibazo nyine cyahise gikemuka. Si ubwa mbere kandi nanone reka mbabwire bakunzi ba Kigali CNN, si ubwa mbere Google ishyizwe ku gitutu no kubogama nyine ku bijyanye na politike, kuko no mu mezi ashize umuhungu wa Donald Trump witwa nyine Donald Trump Jr. ndetse n'abandi bo mu ishyaka ry'aba Republicans bashinjije cyangwa se bashinjije iki kigo cya Google gutesha agaciro ikibazo cyo kugerageza kwica uyu wongeye kuba nyine perezida wa Amerika, binyuze nyine mu kudatanga amakuru yuzuye ajyanye no kugerageza nyine kwica Donald Trump igihe bageragezaga nyine kumurasa cyangwa se kumwica. Ni Kigali CNN n'ayo makuru mashyashya nari mbafitiye ku matora yiriwe ndetse n'ibiri kuvuga kuri ayo matora hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aho nkomeje kubakurikiranira analize zigiye zitandukanye za bamwe mu banyapolitike bavuga nyine uko byagenze ndetse n'impamvu ishobora gutuma Donald Trump yatsinze, ndetse na weakness za Kamalaharris zishobora kuba zatumye finally ategukana iyi nsinzi. Kanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo dukomeze tubane mu makuru yacu nakagaruka.